ufite ikibazo ki wumva cyaguhangayikije ntabwo kiruta Imana yanjye, ntabwo kiruta Uwiteka Imana yanjye. Ndagira ngo ubwire ngo ugiye gusohoka mu kibazo cyawe bimenyekane neza yuko ubonye ijambo ry'Imana ribohora. Ndagira ngo ubwire ngo niba ari indwara urwaye, niba ari umutima urwaye, Imana irawuvurukira. Niba urwaye diabete, akira gukira mu izina rya Yesu. Niba urwaye kanseri, akira kuyikira mu izina rya Yesu. Uri Ruwa Faisal, uri za Sehashika, uri mu bitaro Kibagabaga, uratwite, inda yaguhezeho, wabuze ibise, akira ibise mu izina rya Yesu. Asenga isengesho, nsengera umuhanuzi ukomeye cyane wari uri mu bitaro witwa Tisiye. Umuhanuzi ukomeye cyane uzwi wari uri mu bitaro witwa Tisiye, baramushyizemo ibyuma bya bomboni, agaragara hano ku makamera Tisiye. Ndamubwira ati Tisiye, Imana igiye kugukura mu bitaro utahe. Umuntu wese uri kugushyigikira akagutangaho n'amafaranga kugira ngo abadogiteri bishyurwa amafaranga y'ibyuma bagushyizemo bikongerera umwuka, uwo muntu abonye umugisha. Ijwi ry'Imana rivuga rikagamburuza impara. Tisi, wumva ihumure ry'Imana, wumva ineza y'Imana, kubera ko Imana ntahita kuvana nta nahita kugeza. Nubwo ufite ubutunzi ariko nta mugabo ugira, nubwo ufite ubutunzi ariko nta mugore ufite. Hari abadayimoni bajya baturuka ikuzimu bakarwanya abantu, bakabananiza kugeza ubwo umuntu ahinduka umuhungu wo kwa runaka, umuntu agahinduka mama mbyirire kandi ari umukobwa w'imyaka 50, ari umukobwa w'imyaka 45, 40. Hari igihe baba baramutsiritse bakamuroga abapfumu niba bihano ku isi, barakuzengereza neza bakakuboha ugasigara uri zero. Ariko uhereye akakaye ibyo bagutsirikishije n'uburyo bakuziritse, akira ubutabaza amashuka, hanyuma igihe kikagera iyi mbwa ikamubera umugabo. Ibi bintu Imana ntabwo ibishaka kuko bibabaje Imana. Imana irambwira ngo umuntu wese wabanaga n'imbwa ntiyongere kubana n'imbwa. Ubwo ngiye n'abantu bari Burayi hose na hano mu gihugu hari umuntu ushobora kwihisha ijoro ugasanga arabana n'imbwa muri etaje yiwe kandi abantu batabibizi, ariko umwuka w'Imana burya hishura ibintu bihishwe. Rero uwo muntu nyumva yirinde kubana n'imbwa kuko Imana ntiyaremeye abantu kubana n'inyamaswa. Mu yandi magambo nimvuga ngo kubana n'imbwa, hari abantu bakunda imbwa mu buzima busanzwe, kuzorora, kuzicirira. Imbwa ziracirirwa ntabwo zororwa. Hanyuma no kuvuga mu yandi magambo ariko akagera kuri pata. Iyi Mana niyo imenya aho yacumuriye ikanamenya aho yihaniye. Iyi Mana rero ndagira ngo mbabwire ngo impanda y'Uwiteka ntiyari yavuga ngo igihe cyo guca imanza kw'abantu kiboneke. Imana niyo izicara ku ntebe y'imanza mu gihe cyayo. Rero abantu bafite ikintu cyo guca imanza ku bana nibabanze birebe ku giti cyabo, barebe bihereye ku maguru yabo kugera ku mutwe wabo, barebe ngo ese wowe uri gucira imanza abana, wowe Imana iri kukubona gute? Imana iri kukureba ute? Ese wowe uri shyashya? Ese wowe urumva ijuru rimanutse impanda y'Uwiteka iramutse ivuze, Kristo Yesu akamanuka ku bicu, wowe wagenda kuri gucira abandi imanza ukageza nubwo ufata abakozi b'Imana bose ukabafataho ijambo uko ushatse kandi utarabahanze, utarabashyizeho, utarabimitse, utazi n'igihe bimikiwe, ugafata umuntu w'Imana ukatanga n'ingero. Hari abahanuzi bazano kuri za kamera ugasanga noneho yibasiye abashumba bo ku rwego rwo hejuru rwose, kandi uri kubibasira ugasanga sina mwarimu, ugasanga sina pasiteri mu rwego rw'abapasiteri basanzwe, ugasanga ni umuntu uri aho gusa, noneho agatangira kumenyera abakozi b'Imana. Imana ntabwo imenyerwa. Ndagira ngo mbwire abantu ngo ijambo ry'Imana rivuga, ndagira ngo mbwire abantu ngo Imana ntabwo imenyerwa. Imana uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri. Nge nafashe igihe cyo gusengera umurimo w'Imana mu bihe bitambutse, mfata ibihe byo gusenga nsengera abapasiteri b'u Rwanda ndetse n'abapasiteri ku isi yose Kongeye kubasuhuza mwebwe mwese abakudukurikira, abakurikira Umuremyi TV. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde. Turabishimiye kandi turabakunda. Tumaze iminsi tutaganira ariko muri uyu mwanya tugiye kuganira. Reka tubasuhuze mwebwe abari mu majyepfo, abari mu Rwanda, mu majyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba,
no mu mujyi wa Kigali, twese turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Namwe rero turabishimiye abari muri diaspora, Imana ibaha umugisha kandi twizere ko Imana ibarinze, Imana ibayoboye kandi Imana ikibariho ntabwo yabasiga kandi izahorana namwe. Imana rero ishimwe cyane kubw'uyu mwanya Imana idutije iminsi yo kubaho, mwebwe mukamugira umwuka wazima. Tuje imbere ya kamera kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana, bakizwe mu izina rya Yesu Kristo. Hano dufite umutumirwa, umukozi w'Imana muri kumureba, reka tumaze tumwakire mu izina rya Yesu Kristo. Noneho namwe turabakiriye mbere na mbere kuko ni mwebwe mutumye dukora aka kazi. Reka tumwakire mu izina rya Yesu Kristo, ntabwo ari bwo bwa mbere kuri izi kamera zacu z'Umuremyi TV. Yesu nashimwe, umukozi w'Imana. turashimira Imana nk'uko ubushize twabivuzeho hano ni kuri channel yitwa Umuremyi TV. Ni Prophète Florier cyangwa se Reverend Florier, umukozi w'Imana uri mu 2007 bitarapfukamira Bayali. Nkunda kuvuga iki kintu nkavuga ngo iyo nkorera Imana nyikorera nyizeye neza yuko n'ubugingo buhoraho nzabubona. Rero nahageze, nagarutse kugira ngo turusheho kuganira. Abantu mube hafi, mube bugufi, mutera agatebe, mube hafi cyane kugira ngo tuganire ijambo ry'Uwiteka Imana ishobora byose. Yego. Hari impamvu Imana itwongereye iminsi, hari impamvu Imana itwongereye kurama kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Uwiteka. Rero hari abanyumva bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, hari abanyumva bari mu bihugu by'amahanga, abadiaspora bagezeyo bariyo, bagiye bava mu bihugu bya Afurika bakurira indege binyuze ahakomeye, Imana ikabinjiza ku mugabane w'Uburaya uyu munsi wa none, bakaba babona ibintu bibagoye, bibaruhije, ndetse bakeneye ubundi butabazi bw'Uwiteka kurusha uko bari bari. Abo bantu bose bari hanze ku bihugu by'amahanga, Imana irabibutsa ariko Imana ishaka kubakora cyane. Prophète Florier, twari tumaze igihe tutahura, utavugira kuri izi kamera zacu, turakwakiriye cyane. Ariko mbere yo kugira ngo dutangire, reka ngire icyo nakwibariza. Ushize wambwiye ko waba uri profete, bagusengeye n'ukuntu byagenze warabivuze. Ariko navuga ngo muri iki gihe amadini, dufite amadini menshi cyane atandukanye, afite doctrine, navuga ko imyemerere itandukanye. Nawe urabyemera kuko waciye mu madini menshi. Hari amadini yemererwa kunywa inzoga, hari amadini yemererwa kwambara amapantaro, hari amadini yemererwa gusuka, hari amadini yemererwa bitandukanye, kandi bose bavuga ko bajya mu ijuru. Wowe ubwawe muri izo doctrine wazivugaho iki? Bose bazajya mu ijuru cyangwa ntibazajyayo? Uzajyayo ninde? Nuzaba umeze gute? Navuga wasobanurira abakunzi bacu badukurikira muri ubwo buryo bitewe n'izo doctrine n'iyo myemerere twagize mu madini. Icyo bita inzoga niyo naheraho. Vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, uzinyweye ashukwa nazo, niko ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma rero kujya mu ijuru k'umusinzi biragoye, ariko kujya mu ijuru k'umuntu wubaha Imana utanywa ibisindisha n'ibiyobyabwenge biroroshye cyane. Bishaka kuvuga ngo niba hari uwanywaga inzoga rwose icyiza yazireka, kuko zirakubaganyisha zikazana ibindi bibazo byinshi mu muntu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri by'amadini wambajijeho, Bibiliya ivuga ko nta dini na rimwe rizabura umugeni mu gihe cyo kuza kwa Yesu aje gutwara itorero ryiwe. Ariko nubwo bimeze gutyo, kubona ubugingo k'umuntu bitewe n'idini avuyemo bizaterwa n'uko yitwaye akiri mu isi. Abantu ntibakaze umurego wo gukora imirimo yo gukiranuka, kuko imirimo ya nyuma izahesha iya mbere agaciro. Abantu be kwirata ubwabo, be kwirata uko bari mu rwego barimo, ngo usange yirata itorero asengeramo cyangwa se urusengero asengeramo. Ibyo byose si iby'Imana rero, kuko mu gihe cyo gutaha k'umwana w'umuntu ava mu isi, amazu n'insengero zikomeye z'ibitabashwa nyinshi tuzi nk'amazu akomeye, nk'insengero zikomeye
izo zose zizasigara zishinyitse hano mu isi. Ikintu Imana izatwara ni ubugingo buri muri foromire y'umuntu. Nibutse abantu neza yuko Pawulo yavuze ngo urusengero rwa mbere Imana yemera ni urusengero rw'umubiri w'umuntu. Umubiri w'umuntu niwo rusengero rwa mbere. Aho niho Imana ikorera, aho niho Imana ibarizwa. Imana ntiyitaye ku mataje agerekeranye n'insengero zigerekeranye. Pawulo ageze muri Atenayi abwira abantu bo muri Atenayi, arababwira ngo ntabwo bikwiriye yuko mushyiraho ibicaniro by'Imana z'ibigirwamana nyinshi cyane hano muri Atenayi. Ikintu Imana ishaka ni kimwe, haboneka igicaniro kimwe tucyemeranyweho mwese mukiteho. Icyo gicaniro cyitwa igicaniro cy'Imana itazwi, cyitwa igicaniro cy'Imana itamenywa. Icyo gicaniro ni igicaniro cy'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana mwe mutazi, itari Imana musanzwe mumenyereye, kuko mwamenyereye akamenyero k'ibigirwamana ndetse n'ibicaniro by'Imana muzi, ariko hari Imana mutigeze mumenya. Iyo Mana niyo igiye kuzabagirira neza. Ngo abantu bose bumva azanye ubutumwa bushyashya muri Atenayi. Uwo ni Pawulo, intumwa Pawulo. Pawulo mbibutse neza yuko yari afite umuhamagaro wa apotere w'intumwa. Apotere, ku bantu banyumva neza, ndashaka kubisobanura neza. Hari umuntu usengerwa ku bwarimu, akava ku bwarimu akaba pasiteri, akava ku rwego rwa pasiteri akaba bishop, akava ku rwego rwa bishop akaba apotere. Apotere niyo titire ya nyuma muri teoloji. Apotere niyo titire ya nyuma mu iyobokamana cyangwa se mu ijambo ry'Imana. Apotere ni intumwa. Intumwa rero, apotere yemererwa gukoresha umuhamagaro wayo mu bihugu byose byo ku isi. Niba hari igihugu yavukiyemo cye cya gakondo, arakidepasa kurira indege akajya ku bihugu by'amahanga, agafungura insengero, akimika ba Timoteyo, akimika ba Tito, akimika abapastori, akabaha inshingano, akajya basigaho abasize, agakomeza umurimo w'Imana. Rero bishaka kuvuga ngo inzego zose aho ziva zikagera ziruzuzanya. Ubu uyu munsi wa none ndagira nkubwire ngo umuntu witwa mudugudu agomba kubaha executive w'umurenge, akubaha executive w'akagari. None mu Mana ibintu byo kutubahana bisigaye biva, ibintu by'akamenyero byo kumenyera bishop kandi uri pasiteri, ukamenyera bishop kandi uri mwarimu, ukamenyera apotere kandi uri revera pastoro. Ibyo bintu biva hehe? Nibingera gutabara itabasha kumenyera gitifu. None se ayo matitire wenda tuvuge niba akora ibyaha ntabwo uri hasi yamuhugura? Bo ikintu ngewe nemera cyo ni kimwe, Imana yo mu ijuru niyo imenya aho umuntu yacumuriye. Icya kabiri, Bibiliya teoloji yerekana neza yuko nta muntu ukwiye na rimwe gucira imanza umushumba cyangwa se pasiteri, kubera ko Imana yo yamwishyiriyeho, niyo ibizi ibye. Iyi Mana niyo imenya aho yacumuriye, ikanamenya aho yihaniye. Iyi Mana rero ndagira ngo mbabwire ngo impanda y'Uwiteka ntiyari yavuga ngo igihe cyo guca imanza kw'abantu kiboneke. Imana niyo izicara ku ntebe y'imanza mu gihe cyayo. Rero abantu bafite ikintu cyo guca imanza ku bandi nibabanze birebe ku giti cyabo, barebe bihereye ku maguru yabo kugera ku mutwe wabo, barebe ngo ese wowe uri gucira imanza abandi, wowe Imana iri kukubona gute? Imana iri kukureba ute? Ese wowe uri shyashya? Ese wowe urumva ijuru rimanutse, impanda y'Uwiteka iramutse ivuze, Kristo Yesu akamanuka ku bicu, wowe wagenda kuri gucira abandi imanza ukageza n'ubwo ufata abakozi b'Imana bose ukabafataho ijambo uko ushatse kandi utarabahanze, utarabashyizeho, utarabimitse, utazi n'igihe bimikiwe, ugafata umuntu w'Imana ukamumenyera? Ibyo bintu ntibasigeho, Imana ntabwo ibikunda. None ubwo ngubwo tuvuge ko abapasiteri n'abashumba batagomba kuhugurwa? Bo ngewe ikintu mbonamo ni kimwe, umwuka wera, umufasha w'umwuka wera nicyo abereyeho. Kristo Yesu asubira mu bwami bwo mu ijuru,
yaravuze ngo nzabohereza umufasha azabafasha mu bihe bikomeye. Mwuka wera w'Imana nemeza neza yuko ashobora kumanuka agasura umushumba watangiye kwitwara nabi akamwereka inzira. Icyo akora impuguro wenda zaza ariko zikaza mu buryo bwiza utamenyera amavuta akuri hejuru. Abantu nibagire kubaha. None pasiteri cyangwa umushumba ntashobora kwimikwa n'abantu atimitswe n'Imana? Jewe ikintu ngewe nemeza cyo uri kubyumva? Yego. Imana ikorera mu bantu ntabwo ikorera mu biti, ndikorera mu mabuye. Niba Imana ifashe abantu 1000 bakemera ko apotere yimitswe kugira ngo abayobore, wabyumvishe? Imana ibibigizemo uruhare, kuko uwo mwanya n'ubundi n'abandi benshi baba bawushaka ariko ntibapfa kuwubona Imana itabyemye. Nk'uko gitifu adashobora kuyobora umurenge Imana itabishaka, nk'uko gitifu atayobora akarere Imana itabishaka, uko niko n'ubundi Imana idashobora kwemera ko apotere yayobora itorero Imana itamwemeye. Kandi ubwo buhabashi bayamuhaye abantu bakamugirira icyizere bakamutora. Urugero natanga, urabona nk'uyu nguyu umushumba mukuru wa ADEPR Ezayi, twese turamuzi. Yego. Sibyo? Ahagarariye ADEPR. Yego. Uriya mwanya yajya kuwujyaho hari abandi bapasiteri benshi bafashe n'ibihe byo gusenga biyiriza n'ubusa bashaka uwo mwanya ntibawubona, ariko Imana irangije imugirira icyizere iramutoranya ahagararira ADEPR. Ubwo nguhaye urugero, wabyumvishe? Ntabwo rero mwarimu cyangwa umuhanuzi uvutse ejo akwiye kwikunkumura nubwo yaba ameze gute ngo ajye aho ngaho ujya ati rwose wamushumba we si Imana yagutoranye, kuko Imana ijya kumutoranya yamutoranyije nawe ahari, yiba ari we yatoranyije niwe uba ufite uwo mwanya. Rero hajya habonekamo ikinyabupfura no kuba. None atandukiriye inshingano Imana yamuhaye ntago bamuhugura none akagaruka? Ngewe ikintu nemera ni kimwe, uramuhugura uko ushobojwe, ariko muri uko kumuhugura nturenzemwe amagambo yo gusesereza. Urugendo ngewe nshobora no gutanga n'ingero. Hari abahanuzi bazano kuri za kamera ugasanga noneho yibasiye abashumba bo ku rwego rwo hejuru bose, kandi uri kubibasira ugasanga si na mwarimu, ugasanga si na pasiteri mu rwego rw'abapasiteri basanzwe, ugasanga ni umuntu uri aho gusa. Noneho agatangira kumenyera abakozi b'Imana. Imana ntabwo imenyerwa. Ndagira ngo mbwire abantu ngo ijambo ry'Imana rivuga, ndagira ngo mbwire abantu ngo Imana ntabwo imenyerwa. Imana uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri. Nge nafashe igihe cyo gusengera umurimo w'Imana mu bihe bitambutse, mfata ibihe byo gusenga nsengera abapasiteri b'u Rwanda ndetse n'abapasiteri ku isi yose, n'abariya ba Eric Wayine bose narabasengera. Nsengera abapasiteri bose, nsengera na Papa iyari i Roma ndamusengera. Musengera tanzi sina ngombwa ko amenye. Papa i Roma ndamusengera. Nsengera ubwami bw'Imana kugira ngo buganze ku isi yose n'abadiaspora babyumva. Ndi mu mwiherero n'amasengesho n'Imana. Imana nagiye kubona mbona iyerekwa rikomeye. Mpishurirwa mu ijuru hari agacuma k'umujinya w'Imana, teoloji yerekana. Ijambo ry'Imana ryerekana ko hari agacinya k'umujinya w'Imana, ngo Imana yirakaye ntiyiriza umunsi, ngo ishobora kurakarakara umwanya mutoya, ngo ariko muri uwo mwanya mutoya ngo yirakaye, ngo ntabwo ihita ko ihora, ngo ihorere inkozi z'ibibi umujinya wayo, ngo ihita izica ako kanya. Ngo ahubwo Imana yirakaye umwanya mutoya, ngo hari agacuma kaba mu ijuru k'umujinya w'Imana, ngo Imana ihita igaciramo, ngo yigaciriyemo aka gacuma, ngo gategereje umunsi w'amateka, ngo n'igihe cyo guca imanza kw'Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, ngo umunsi Imana izacira inkozi z'ibibi zose zo mu isi ikazicira imanza, ngo aka gacuma k'umujinya w'Imana, ngo nibwo umujinya w'Imana uzamanuka ukagera ku nkozi z'ibibi. None niba Uwiteka Imana nyiringa idashobora kurakara ngo yirize umunsi,
none abantu bakaba bafite inzika zo mu mitima, umuntu akishyiramo abana. Namaze kubona kidobya iriho ya mbere ikomeye ni ishyari. Umwuka w'ishyari ni mubi cyane, kuko uyu mwuka w'ishyari Imana ntiwukunda. Umwuka w'ishyari ni mubi cyane, usanga mwarimu yagiriye ishyari pasiteri, ugasanga pasiteri yagiriye ishyari bishop, ugasanga bishop yagiriye ishyari apotere. Uyu mwuka uturuka kwa Sekiri Satani, uyu mwuka uturuka mu badayimoni, uyu mwuka ni mubi. Ariko ndashimira Kristo Yesu asubira mu ijuru, yavuze ijambo ryiza aravuga ngo bantu nimukundane, itegeko mbahaye riruta ayandi mategeko. Nuko umuntu akwiye gukunda mugenzi we nk'uko yikunda. Arangije aravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko ugira gute, nk'uko wikunda. Bishaka kuvuga ngo umwenda wa mbere Imana ishaka, umwenda wa mbere Imana yadusigiye, Kristo Yesu yadusigiye umwenda w'urukundo. Ndagira nkubwira ngo wowe niba wari ufite abantu wishyizemo uhereye umunsi, gira kubabarira, kuko umunsi w'amateka w'Imana nturaza, kandi igihe cyo guca imanza ntabwo cyari cyagera. Gira ibihe byo kugira ngo wiyuzuze n'Imana, wiyunge n'abantu, kuko ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo mubane n'abantu bose amahoro. Pastor Florien, Yes. buriya iyo urebye nkawe muri iki gihe cy'amadini n'amatorero, ubona bimeze bite mu bakozi b'Imana? Ubona ko benshi cyane bari gufungwa kubera ko wenda hari amanyanga bari gukora, bari gusengera abantu bakabaka amafaranga. Wowe ubwawe ubyumva gute, ubibona gute ko benshi cyane ari gufungwa? Ni Satani uri kubaha ibyo bintu kugira ngo bakore ibyo ngibyo? Wowe ubyumva gute nka pastor? Uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, Bibiliya ntekereza ko yaba umupagani n'utari umupagani n'umuntu wese usenga, Bibiliya abantu benshi barayemera ku isi cyangwa mu gihugu. Ubwo ndihuse cyane. Uhereye rero mu itangiriro ukagera mu byahishuriwe Yohana, insengero ziriho uyu munsi wa none n'izizaza ejo hazaza zizakomeza kuza. Amaturo azakomeza atangwe kugeza igihe impanda y'Uwiteka izavugira. Impamvu ya mbere ni ukuvuga ngo amaturo agomba gutangwa. Hari imirimo myinshi ikorwa mu rusengero rwera rw'Imana ikenera amafaranga. Umukozi w'Imana ayambara urukweto, akarwambara kubera ko Imana ikoresheje abakristo. Abakristo bakwiye gufata amaboko y'umushumba, y'umutambyi na Mose, ari we twemera nka pasiteri wacu mukuru muri teoloji y'ijambo ry'Imana. Abisiraheli bamufataga amaboko bakayazamura mu gihe yitwa ko yarananiwe. Byabaga bisobanuye iki? Hari n'ibindi bintu byitwa ibikorwa Imana yakoreshaga Abisiraheli mu butayu, ikajya ibakoresha kugira ngo begere Mose, hanyuma kugira ngo babashe gutsinda abanzi babo bababisha babo mu gihe cyabaga gikomeye kigoye. Abantu nk'abo bahora bazana umwiryane wo kuvuga ngo barazana ibibazo, ngo kuba pasiteri umuntu agatanga ikintu cyangwa agashyigikira umukozi w'Imana, nyuma akabizanamo urubanza, akanahamagara ku maradiyo, agahamagara akajya ku makamera gutya, akajya gusebya abakozi b'Imana ngo yahaye amaturo 100,000, 500,000, miliyoni. Bene uwo muntu ntabwo ntekereza ko yakoreye pasiteri, yakoreye Uwiteka Imana ishobora byose. Ubundi arinda azana imanza zibi. Pastor, ariko hari benshi cyane bari gusengera abakristo bakabaka amafaranga. None umukristo bamusengera, kwa kundi bamusengeye ntanakire, ntanabone n'ibyo yagira, ariko yatanze amafaranga ye. Urumva icyo atari ikibazo? Njyewe cyo nabivugaho kuri ibyo, buriya umuntu wese ahava akagera kwihitiramo n'ukwiwe. Imana yashyizeho inzira ebyiri, hari inzira yo kurimbuka n'inzira y'ubugingo. Izo nzira zirahari. Hari inzira y'ubuyobe, hari n'inzira nzima y'ubwenge buva ku Mana. Uwo niba yabanje gufata ayo mafaranga akayatanga mbere, atarabona serivisi yo ibirwara arwaye abicire abone ko akize, ubwo ni ubuyobe. Wabyumvishe? Kuko ubundi wakagombye kwishyura serivisi wabonye. Rero mu yandi magambo, nabonye ahantu hose umuntu agiye kwaka serivisi hose amafaranga arakora. Amafaranga rero ntabwo azigera ahagarara mu bintu byose, no mu bukiranutsi azakomeza akora. None se ubwo ngubwo ijambo ry'Imana cyangwa gusengerwa ntibigiye kuba bizinesi, bikaba nk'ubucuruzi?
ikintu kirimo ni kimwe ku bantu badukurikiranye, nujya gushyigikira impano y'umukozi w'Imana ukumva ushatse gushyigikira umuhamagaro, jya ubanza usenge Imana nibikwemerera ubikora, ariko ntuzazane impaka nyinshi, kuko nzi neza yuko hari abantu bazi agaciro k'amavuta y'abakozi b'Imana bari muri iki gihugu n'abari ku isi no mu bihugu by'amahanga. Abo bantu bazi ko gukorera umugisha ku mukozi w'Imana bishoboka, nubwo wamwicuka mu kigihanga ntabwo wamukuramo kugira ubuntu bwo gushyigikira amavuta. Ariko we nyine wenda gushyigikira umukozi w'Imana bibaho, ariko ikigaragara nuko aho gushyigikira umukozi w'Imana niwe ushaka ko bamushyigikira. Ibyo ngiye nibiriho bo ikintu ngewe mbona cya mbere, iyo wasengeye umuntu ukamuhesha umugisha, ukamusabira ihumure ry'Imana akaribona, akakwihamagara kuri telefone akakubwira ati mushumba wasenze nabonye neza y'Imana, hanyuma nyuma y'ibyo akaza akaguhesha umugisha, numva ibyo nta kosa rero. Murakoze cyane. Yes. Imana iguha umugisha cyane kandi nukuri usobanuye neza. Hari icyo nakubajije ariko ntabwo kinshubije neza. Nacyo kimbaza. Kiriya cy'amadini nyine atandukanye afite doctrine. Yego. Nakubajije ngo ni irihe dini rizajya mu ijuru niba amadini yose afite doctrine imyemerere itandukanye. Nicyo nakubajije ariko wakinshubije ntari. Bo yewe idini ryose ryemerera abantu kunywa inzoga na vino, nabivuze ngo vino irakubaganisha, iterereza ibibazo byinshi bituma umuntu ashobora kunyurana n'ubumwe bw'ubumana. Kubera iki? Inzoga ni zibi. Idini ryose ryemerera abantu kunywa inzoga njyewe sinemeranywa naryo. Icyo ni kimwe. Hanyuma icya kabiri, idini ryose ritemera Kristo Yesu nk'umukiza, nk'umwami n'umukiza wacu, iryo zina rikaba rihakana Yesu, rikemera Imana, n'abadayimoni bemera Imana. Abadayimoni ubwabo bikuzimu, Bibiliya itwereka neza yuko n'abadayimoni ubwabo bemera Imana, ariko iyo Mana bemera harimo karite itandukanye. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yaremye ijuru n'isi, ikadendeza inyanja, ikavuga ngo imisozi nibeho, ikabaho. Iyo Mana abadayimoni barayitinya kuko iyo Mana iri mu mucyo. Niyo mpamvu Yesu mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana mu bice 4, Yesu asanga umusamariyakazi ku iriba, baganira ikiganiro gikomeye, ariko Yesu aza kugeza ubwo abwira uwo musamariya, aramubwira ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Amen. Abantu bari kunyumva neza. Bishaka kuvuga mu yandi magambo, Uwiteka arera, Uwiteka si umukara, Uwiteka si umwijima, Uwiteka ari mu mucyo. Imana rero mu mucyo ntihaba ibiyoga, mu mucyo ntihaba ubusinzi, kuko umuntu wasinze navuze ngo ubusinzi buramukubaganisha bukamukoresha ibibi. Pawulo ko yabwiye ninde yabwiye ngo kunywa gakeya mu nyibutse. Pawulo abwiye ni Petero, kubwo inda yawe yakunaniye wanywa gakeya. None we yarakoze icyaha Pawulo? Biriya bintu bijyanye n'ibyo kuvuga ngo yaramubwiye ngo kubw'indawe, none hakimara kuza mu ijambo ngo kubw'inda yakunaniye, umwana wananiranye se wamugira. Niba umwana yananiranye ahinduka ikirara akanagenda akajya kubahukira itubahukwa, akazagaruka kwa se amahoro, cyangwa se n'igihe aribwa n'imbwa mu nzira, cyangwa se akanazapfira mu rugendo no mu mashyamba no mu bihuru. Ariko uyu mwana wamaze kuba ikirara akananira umubyeyi, ntabwo twamushyira imbere cyane ngo nagende yiyahuza ibiyobyabwenge iyo yagiye, Imana izamurengera izamutabara. Sawa, urakoze pastor. Kuribwa biba bihari byinshi. Prophet, haje ni pastor ni prophet. Je nitwa Reverend Flori cyangwa se Prophet Flori. Prophet Flori. Yes. Reka rero tujye mu kindi cyiciro cy'ijambo ry'Imana. Uriya muntu unywa gake ndamugarukaho, abameze nk'umwana w'ikirara. Unywa gakeya, aho kugira ngo anywa gakeya yanywa yabireka, cyangwa akanywa byinshi, cyangwa akanywa byinshi akamera nyangwa avuye mu byizero bigashira, cyangwa se akabyihorera akaguma mu byizero. Yego. Wabagira inama yihe noneho? Inama nzima nabagira
nuko abaguye abari mu mwijima w'icuraburindi rya Satani nibave mu mwijima barimo baze muri Yesu. Kuko Uwiteka Imana Nyir'ingabo nta kintu yabuze, aragifite, afite gutabara abantu, afite kugirira abantu neza. Rero namwe mwari muri kure nimugarukiraho mugeze. Imana ishimwe. Reka tujye mu kindi cyiciro noneho udusengera Imana twumva Imana yagushyize ku mutima. Witwa Imana nziza, witwa Imana y'ubutware, witwa Imana y'imbaraga nyinshi, mu izina rya Kristo Yesu. Kuri uyu munsi ndagushimye hano kuri channel yitwa Umuremyi TV. Nsengeye abantu bose batwumva bari hano mu gihugu ndetse no ku bihugu by'amahanga. Ndasenze kugira ngo ubwiza bw'Imana bugere kuri buri wese. Ndasenze kugira ngo wiheshe icyubahiro kuko uri Imana ishobora byose, kuko uri Imana y'imbaraga nyinshi. Umuntu unyumva uri hano mu Rwanda n'uri ku bihugu by'amahanga, ijambo ry'Imana rikimugeraho agubwe neza mu izina rya Yesu. Amen. Karibuni. Yego. Uyu munsi wa none rero mfite ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice byaho 12 umurongo waho wa 26. Hari ijambo rivuga ngo umuntu nankorera ankurikire kuko aho ndi n'umugaragu wanjye niho azaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. None navuga kindiki nti data nkiza unkize muri iki gihe. Uwo ni Kristo Yesu warivuze iri jambo. Wowe uzakomeza usome kugera hepfo hose, cyangwa se niba ufite Bible nk'umunyamakuru wongere uhasome. Ubutumwa bwa Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Ibice 12 umurongo wa 26. Ibice 12 umurongo wa 26 haravuga ngo 12:26 haravuga ngo umuntu nankorera akankurikira, umuntu nankorera ankurikire kuko aho ndi n'umugaragu wanjye niho azaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Komeza usome. None umutima wanjye urahagaze kandi navuga kindiki nti data nkiza undokore muri iki gihe, kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo. Komeza. Data ubahiriza izina ryawe. Nuko ijwi rivugira mu ijuru riti ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. Rekera aho ngaho. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Iri jambo ni Kristo Yesu warivuze, aribwira abigishwa ngo yari arimo yumva ijwi mu ijuru rimo riganira nawe, ku buryo ngo abigishwa bari bari aho ngaho bumvishe iryo jwi, ngo bamaze kuryumva ngo bumva rimeze nk'imirabyo y'inkuba, ngo ndetse rikubita mu kirere, ngo abigishwa bari aho ngaho bumva Yesu ari kuvugana n'Imana Data wa twese mu ijuru. Ngo Imana iva mu ijuru iramanuka ihagarara ku bicu, iravugana na Kristo Yesu ku isi. Ngo abantu bumva ijwi ry'Imana rirangurura, ngo rivugana na Yesu umwana w'Imana. Abigishwa ngo bagira ubwoba, baravuga bati ntabwo twari tuzi yuko Imana yavuga bikamera nk'aho ari inkuba zikubise. Kuko iyi nkuba zikubise abantu benshi bagira ubwoba, bakumva isi irarangiye, bakumva isi irashize. Ariko ibyo byose aba ari ibimenyetso by'ibihe Uwiteka ashobora kubikoreramo, afite ikintu ashaka gukora kugira ngo yemeze inkozi z'ibibi zose zo ku isi. Hari igihe imirabyo ishobora gukubita, hari igihe ibi bintu ubona by'umyuzure bishobora kuba, imyuzure ikaba. Hari igihe Imana ishobora gukorera mu bintu bitandukanye kugira ngo ihugure abantu bayigarukire. Hari igihe Imana iterereza ibyorezo ku isi, bigaterereza ibihugu bitandukanye, bigatera mu bihugu bitandukanye. Imana iri gushaka gucyaha abantu no kubahugura kugira ngo bayizeho, kuko ibona yuko bamaze gutandukira. Ibyo biza gute? Mu gihe cyose ku isi hamaze kwaduka ikintu cyo kumenyera Imana, umuntu agatangira kumva ashaka gukurura ibintu byatuma Imana igaho. Urugero nk'abapfumu, urugero nk'abatinganyi batingana, abagabo ku bandi, abagore ku bandi, umukobwa akifuza kubana n'umukobwa mugenzi we, ubwo baba bamaze gutangira gukora Imana mu jisho.
icyo Imana ikora itangira guterereza inkuba zikubita mu birere. Icyo Imana ikora itangira gutereza imyuzure, ibiza bikaza, amazi akaza akaba yatera karitsiye yose n'umudugudu, agatwara abantu bose akabageza kure cyane, abapfa bagapfa, bakira bagakira. Imyuzure ikaboneka na za Ruhengeri hose byagiye bibayo, mwagiye mubibona. Nta hantu imyuzure itagiye iboneka. Bishaka kuvuga ngo wowe uri kunyumva unteze amatwi, jya wirinda ikintu cyose cyarakaza Imana ikaba yavuga mu ijwi ryayo inkuba zigakubita. Jya wirinda ikintu cyose cyababaza Imana ikaba yavuga mu ijwi ryayo, mu kirere ibicu bigahungabana, inyenyeri zikitaza ijwi ry'Imana, kubera yuko abantu bakoze ibyangwa n'Uwiteka, abantu bamenyereye Imana bakageza ubwo nk'ubu nk'ikintu Imana kibabaza mu buzima bw'amateka. Buriya Imana yanga umuntu wakica mugenzi we. Imana yanga ubwicanyi, kuba umuntu yasubiranamo na mugenzi we akicana. Yesu nashimwe cyane. Amen. Icyo ni ikizira cya Uwiteka yanga urunuka, kuko bene ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo amaraso atariho urubanza yamenetse gusa gakeya ku butaka, Imana irababara. Bene ibyo bintu bizana ibibazo bikomeye, bizana ibibazo by'ibihano bikomeye. Ndashima Imana yuko igihugu cyacu gifite abayobozi bakireberera. Ndashima Imana yuko igihugu cyacu, haleluya, Amen, habayeho icyo bita komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, umuntu akiyunga na mugenzi we, ubuzima bugakomeza neza. Ushatse kugira ngo azane ibibazo byo kwihorera, Imana ikamurwanya, n'abayobozi bakamurwanya, itoroshi rya leta rikamurika mu mitima y'abantu bifuza guhemukira abantu. Inkuba ngo zirakubita mu kirere, ngo Kristo Yesu avugana n'Uwiteka Imana ishobora byose, abigishwa bumva bari ku isi. Ngo inkuba zirakubita mu kirere, ngo abantu bose baravuga bati kuva igihe twahereye iri jwi ni ubwa mbere turyumvishe, kuko rivuze ngo nuko rivuze twumva imirabyo ikubise, ngo bishaka kuvugana ngo umwana w'Imana koko yaje avuye mu ijuru. Turabyemeye natwe nubwo turi abigishwa. Harimo umwigishwa umwe witwaga Toma. Uwo mwigishwa witwaga Toma yari ari mu bandi bigishwa. Uyu mwigishwa nkwibutse abantu bose baramuzi, ngo ntabwo yajyaga yemera atabonye. Ngo abandi bose babigishwa Yesu yarababwiraga bakemera babonye. Ngo ariko uwo munsi yabonye imirabyo ikubise n'inkuba zikubise ari kumwe na Kristo Yesu. Ngo Toma noneho kuva yabera aravuga ati noneho nanjye ndemeye. Atuyu Yesu tugendana nawe titukamumenyere. Haleluya. Atuyu Yesu tugendana nawe atavuganye n'Imana yo mu ijuru, twumva inkuba zirakubise, imirabyo irarabye. Ati nubwa mbere twumvishijwe rivugira riva mu ijuru, rivugana na Kristo Yesu hano ku isi tugendana nawe turabigishwa. Ati twumva inkuba zirakubise. Haleluya. Umuntu uri kunyumva ndayankubwire ngo hari ijwi ry'Imana rizaza rikagamburuza abarozi, hari ijwi ry'Imana rizaza rikagamburuza ibitero bikugendaho. Niba uterwa n'imyuka mibi biva mu bapfumu, ijwi ry'Imana rirenza abapfumu. Ijwi ry'Uwiteka rigamburu. Nasomye ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 29 umurongo wawo wa 7. Ijambo rivuga ngo ijwi ry'Uwiteka riramburuza impara. Riramburuza impara zo mu mashyamba. Ngo ijwi ry'Uwiteka rikokora amatabi y'ishyamba, ngo agakokoka yose akagwa. Imana ivuze gusa. Ngo ijwi ry'Uwiteka rishwaza ibirimi by'umuriro, ngo ibirimi by'umuriro bigashwara. Kandi reka mbabwize ukuri, ibirimi by'umuriro byigeze bishwara Danieli ava mu muriro adahiye. Ibirimi by'umuriro byigeze bishwara Meshake, Shaduraka na Abedenego, Imana irabarengera mu itanura ry'umuriro. Ngo umwami witwaga Nebukadinezari ngo arumirwa aravuga ati nukuri ndemeye. Ati Imana ya Meshake, Shaduraka na Abedenego irarenza. Haleluya. Amen. Ati Imana ya Profete Florie, Imana ya Reverend Florie irarenza. Uwiteka Imana ishobora byose ari kumwe nawe, ni Imana yamutumye. Hari ibimenyetso by'abizera Imana igiye kuzajya inkoresha, hanyuma ibyo bimenyetso by'abizera bitume utemeraga ko Imana yantumye, yemere ko yantumye. Babe bitonze gake gusa mu minsi iri imbere.
nahanuriye ba Sarongo Imana ibaha ibihano binjira muri gereza kubera iriya nkoni Sarongo yari afite. Nageze kuri iyi mihanda njyewe nza nta mikino mfite, nza mvuga ngo umupfumu wese ava akagera Imana igiye kumukurikirana, itoroshi ry'Imana rigiye kumumurikaho, itoroshi ry'Uwiteka rigiye kumumurikaho. Ndavuga ngo Sarongo niba atihanye vuba byihuse Imana igiye kumwereka igihano ko byose bishoboka. Nsanga umutinganya ahangaha kuri uyu muhanda witwaga Kayusi, wari Satani kera, niryo zina yitwaga. Ngize ngo mubwiriza atangira kuntereta ashaka kugira ngo ndagasore ngo ndagakobwa ngo kuri we, kandi ari umugabo nkanjye afite igitsina nk'icyayi. Atangira gushaka kunsoma ngo agira ngo wenda ngo yankura mu byo kwizerwa. Hanyuma ndamubwira ati aya makanzu yawe yambaye bwa nyuma n'ubwa mbere, aya maherena yawe yambaye bwa nyuma n'ubwa mbere. Uwo bita Kayusi uyu munsi wa none ari kuvuga gukomera kw'Imana, wari Satani kera, izina rya Satani yararitaye. Ndangije ndihuta nkomeza kuvuga hano ku macano atandukanye, ndasenga isengesho, nsengera umuhanuzi ukomeye cyane wari uri mu bitaro witwa Tisiye, umuhanuzi ukomeye cyane uzwi wari uri mu bitaro witwa Tisiye, baramushyizemo ibyuma bya bomboni agaragara hano ku makamera Tisiye. Ndamubwira ati Tisiye, Imana igiye kugukura mu bitaro utahe. Umuntu wese uri kugushyigikira akagutangaho n'amafaranga kugira ngo abadogiteri bishyurwa amafaranga y'ibyuma bagushyizemo bikongerera umwuka, uwo muntu abonye umugisha. Ijwi ry'Imana rivuga rikagamburuza impara. Tisiye uyu munsi wa none ntakiri mu bitaro, yasohotse mu bitaro yarataye agera mu rugo. Bishaka kuvuga ngo Uwiteka Imana ishobora byose ivugana nanjye, ibyivuganye nanjye bigasohora ko kare. Haleluya, amena. Wamvuge mu amena. Amena. Yesu nashimwe cyane. Amena. Haleluya, amena. Petero aravuga ngo ko twataye ibyacu tukagukurikira, ese wowe uzaduhemba iki? Abwira Kristo Yesu. Kristo Yesu aramubwira ati nge nkuvanye hariya ku kivaho mwari muri kuroba, nkurikira uze tugende nzaguhemba. Haleluya, amena. Ngo arangije ngo nuko Kristo Yesu abwira Petero, haramubwira ati ukiri mu isi ngo kubiye inshuro 100 ndetse no mu bwami bwo mu ijuru ngo haye izindi nshuro. Imana yacu tugire neza cyane. Bishaka kuvuga ngo nizeye Uwiteka Imana ishobora byose nkorera, yuko itakemera ko mwara ngo nkorwe n'isoni, ahubwo ifite uburyo ishobora gukora mu nzira zirenga 1000 zayo. Imana ikantabara nkagumya ngahamya gukomera kwayo. Ijwi ry'Uwiteka ndaryizeye, ijwi ry'Uwiteka riracyariho, uko Imana yari rikera n'uyu munsi niko kiri. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya, amen. Wowe ufite ikibazo ki wumva cyaguhangayikije, ntabwo kiruta Imana yanjye, ntabwo kiruta Uwiteka Imana yanjye. Ndagira ngo ubwire ngo ujye gusohoka mu kibazo cyawe bimenyekane neza yuko ubonye ijambo ry'Imana ribohora. Ndagira ngo ubwire ngo niba ari indwara urwaye, niba ari umutima urwaye, Imana irawuvura ukire. Niba urwaye diabete, akira gukira mu izina rya Yesu. Niba urwaye kanseri, akira kuyikira mu izina rya Yesu. Uri ruwa Faisal, uri za Sehashika, uri mu bitaro Kibagabaga, uratwite, inda yaguhezeho, wabuze ibise, akira ibise mu izina rya Yesu. Akira ibise mu izina rya Yesu. Ijwi ry'Uwiteka riravuze. Ngo ijwi ry'Uwiteka rihindisha ubutayu umushyitsi, ngo amatabi y'ishyamba agakokoka, ngo abantu bose bakamenya neza yuko Imana ivuze. Rero wowe uri kunyumva wakira ihumure ry'Imana, wakira ubutabazi bw'Imana. Nta Imana itakuvana, nta naho itakugeza. Ngewe ndi mu bihe bikomeye cyane. Ngera mu mujyi wa Kigali nkahagera nta buzima. Nkajya kurara mu marimbi ya Gatenga, nkamara amajoro 3 n'iminsi 3. Umunsi umuyisilamu yaje ku munsi wa 4 arahankura ajya kumva ku ipira wunyiryaho numva kwemeza. Uyu munsi wa none ndacyariho sinjirara mu marimbi ya Gatenga. Uwiteka ntahatamvaye. None se uragira ngo niba utumva uragira ngo ugire nde wowe uri kuwundeza amatwi, uragira ngo mvuge iki? Manura ijuru kugira ngo imanuke wemere yuko Imana yaje. Imana yo mu gihugu. N'uyu munsi rero nizeye neza yuko nubwo nta mataje ndabona, nubwo nta mazu ndabona, nubwo nta bukire ndabona, ariko mfite ibyiringiro nk'uko Kristo, nk'uko Pawulo yabivuze mu Bafilipi ibice 3:18 aravuga ngo ariko twebweho iwacu ni mu ijuru, aho niho dutegerereje yuko umukiza wacu azava, ari uzahindura imibiri yacu igahindurwa iyo gucishwa bugufi. Nanjye nizeye neza yuko kubwo guca bugufi kwanjye mu Uwiteka Imana ishobora byose mbasha kwakira ibiva muri Kristo Yesu.
mbasha kwakira ibiva muri Yesu, mbasha kwakira ibiva mu gakiza k'ijambo ry'Imana. Nizeye mfite ibyiringiro yuko nta gukorwa n'isoni no kumwara kuri njye. Nawe rero unyumva, nta kumwara kuri wowe, nta gukorwa n'isoni kuri wowe. Ndi kugenda nerekera ku musozo. Nta Imana itakuvana, nta naho Imana itakugeza. Twasomye ijambo rivuga ngo umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye niho azaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Niba wizera Imana ukiringira Imana, akira agaciro, akira icyubahiro. Nta bimwaro biri buze kuri wowe. Ni amadeni yaguteye, injangwe n'amapusi zikurara zikurenga, zikurara zurira inzu, abapfumu bakumereye nabi, imbeba zikurara zikurya amaguru. Uwiteka Imana ishobora byose arakubwiye ngo izo mbeba zose zituruka kwa Nyabingi azirukanye mu nzu yawe. Ayo mapusi nizo njangwe Imana izirukanye mu nzu yawe. Akiri humure, tangira urya musinzire, kuko Uwiteka Imana ishobora byose hari icyo Imana ikoze. Ndabwira umudiaspora ufite nk'imyaka 38, 40, 50 ategereje umugabo igihe kinini, yakoze ikofi y'amafaranga, ashaka amafaranga n'ubutunzi, ariko birangiye umugabo umubuze, wumiwe byakuyobeye. Uwiteka agiye kuguha umugabo, urongorwe, wumve ihumure ry'Imana, wumve neza y'Imana, kubera ko Imana ntahita kuvana, nta nahita kugeza. Nubwo ufite ubutunzi ariko nta mugabo ugira, nubwo ufite ubutunzi ariko nta mugore ufite. Hari abadayimoni bajya baturuka ikuzimu bakarwanya abantu, bakabananiza kugeza ubwo umuntu ahinduka umuhungu wo kwa runaka, umuntu agahinduka mama mbyirire, kandi ari umukobwa w'imyaka 50, ari umukobwa w'imyaka 45, 40. Hari igihe baba baramutsiritse bakamuroga, abapfumu niba bihano ku isi barakuzengereza neza bakakuboha, ugasigara uri zero. Ariko uhereye akakanya ibyo bagutsirikishije n'uburyo bakuziritse, akira ubutabazi. Uwiteka arakubwiye ngo agiye kuguhoza amarira. Nta kigore kizabura ikigabo cyacu, nta n'ikigabo kizabura ikigore cyacu. Iwo ni Yesaya wabihanuye, nanjye mbisubiyemo. Yesaya wawe Imana itumye ni njyewe. Yesaya wa kera yaratashe uzamusange mu ijuru, ariko uyu munsi wa none nguyu Yesaya Imana igutumyeho ni. Ndumva nanashoje, nta bintu byo kwirirwa mvuga byinshi, n'ubundi kuvuga byinshi siko kubimara. Yego. Kandi sinjuri buzane imperuka ngo manura isi cyangwa manura ibicu. Ariko ndumva ugerageje kunyumva anyumvisha. Imana ishimwe cyane. Abantu bongere bagira urukundo. Dore mfite agatelefoni gatoya ngaka. Nta telefoni nini nifitiye. Imana igutera inkunga. Hanyuma nkeneye gukora social media, ngakora nivuga butumwa mfite touch. Mu gihe abasambanye n'indaya birwa na matouch n'ibiki byose. Ariko ngewe ndamutse nyibonye nakamamaza izina ry'Uwiteka, nakamamaza izina ry'Uwiteka, navuga gukomera kw'Imana. Ibyigisho najya ngusunikira amaudio iyo uri Burayi ukabibona, ndi gukoresha aka telefone. Uri Burayi utagize ishaka ngo mpamagara ari wonyihamagara, nge sinaguhamagara Burayi, ariko wowe ushobora kumpamagara unyumvishe cyangwa se umbonye. Bishaka kuvuga ngo ukoze umurimo w'Imana, ibyo nta kimwaro kirimo, kandi ubukoze umurimo w'Imana neza. Imana yacu tugiye neza. Nkomeje ndi Prophete Florier. Hanyuma inimero yanjye ni 078 3 4 9 7 946 078 3 4 9 7 946. Airtel yanjye ni 07 3 98 99 72 2 078 073 98 99 72 2. Shalom, turi kumwe. Imana igumugisha. Senga Imana none dusoza. Mana ndagushimye kuko uri mwiza, ndagushimye ko uri Imana ishobora byose. Ibigirwa Mana bya Bayare bikure ku bantu ubyigize kure. Ibigirwa Mana bya Shera byirukano bivane ku bantu. Aba bantu bari bagumiwe b'abakobwa ne bakira abagabo. Aba basore bari bagumiwe nabo namaze kumenya ko nabo bagumirwa, abasore baragumirwa. Wera akakanya uyu musore wawe witwaga Papa Mbyirire nawe ne yakira umugore mu izina rya Yesu. Mpamagaye umugisha w'Imana. Abari bafite inyatsi n'ibitero bibatera, izo njangwe navuze nayo mapusa agenda atera abantu, uyu mwuka ndawirukanye mu izina rya Yesu. Ndawirukanye kuko uri Imana ishobora byose. Rengera abantu, ubatabara, ubahumurize, ubarwanire. Hari ikindi kintu Imana imbwiye, irambwiye ngo abantu bacirira imbwa bakazifata bakazigira abagabo bazo babo, ngo uyu mwuka Imana ntiwukunda. Uyu mwuka ukunda kubi Burayi cyane, ugasanga umuntu yafashe imbwa ayishyira mu nzu, arayisasira, ayishakira ibiringiti, ayishakira ikintu cyitwa amashuka, hanyuma igihe kikagera iyi mbwa ikamubera umugabo. Ibi bintu Imana ntabwo ibishaka, kuko bibabaje Imana. Imana irambwira ngo umuntu wese wabanaga n'imbwa ntiyongere kubana n'imbwa. Ubwo ngiye n'abantu bari Burayi hose, na hano mu gihugu hari umuntu ushobora kwihisha ijoro ugasanga arabana n'imbwa muri etaje yiwe kandi abantu batabibizi. Ariko umwuka w'Imana burya hishura ibintu bihishwe. Rero uwo muntu nyumva
yirinde kubana n'imbwa kuko Imana ntiyaremeye abantu kubana n'inyamaswa. Mu yandi magambo nimvuga ngo kubana n'imbwa, hari abantu bakunda imbwa mu buzima busanzwe, kuzorora, kuzicirira. Imbwa ziracirirwa ntabwo zorora. Hanyuma no kuvuga mu yandi magambo, ariko akagera kuri patape yo kuvuga ngo noneho ndashaka kuyigira nk'ikigirwamana cyane, none ihinduke umugabo wanjye. Abo ni abadayimoni. Imana irambwiye ngo abantu bagarukira aho ngaho, unyumvishe wese. Iyi ni message nahawe ku bantu. Ndashoje nta n'ibyo nahawe. Imana iguha umugisha.